mu misozi miremire y'uburasirazuba bwa Russia aho urubura rutagira iherezo n'umuyaga urimo kuburira. Hari inkuru yabayeho mu 1959 itarigeze isobanuka neza kugeza n'uyu munsi. Itsinda ry'abantu 9 b'abahanga mu gutembera imisozi binjiye muri ako gace bizeye ko ari urugendo rusanzwe, ariko ntibasubiyeyo uko bagiyeyo. Cyatumye isi yose ibona nk'amayobera, si uko bapfuye gusa, ahubwo n'ukuntu byabaye. Kuki basohotse mu ihema baririnyuragamo mbere? Kuki batari bambaye neza mu bukonje bukabije? Niki cyabateye ubwoba gikomeye batabaye bwose bagahunga? Ibi ni ibibazo kugeza n'ubu bitarabonerwa ibisubizo byuzuye. Iyi ni imwe mu nkuru zidasanzwe zigeze kubaho ku isi. That Love Pass Incident. Komeza dukurikirane kuko tugiye kugusobanurira ibishobora kugutera kwibaza byinshi kurushaho mu miterere y'isi n'ibyo bitaramenyekana. Murakaza neza kuri aka update. Aho tubagezeho inkuru z'amayobera, singiye ku byabayeho n'izindi zigutera amatsiko yo kumenya byinshi. Komeza kudukurikirana. Imwe mu nkuru z'amayobera ariko ifite ishingiro ry'uko yabayeho koko mu mateka. Ese ni inkuru ya nyayo cyangwa ni imigani? Yego, ni inkuru ya nyayo yabayeho. Byabaye mu 1959. Hari itsinda ry'abantu 9 bapfuye mu misozi ya Ural, byemejwe n'iperereza rya leta ya Soviet Union. Ariko nubwo byabaye ari ukuri, impamvu yabiteye kugeza n'ubu ntirasobanuka neza. Byabereye muri Ural Mountain, imisozi iri hagati y'Uburusiya n'Uburayi, ahantu hitwa Koran-Saki, bisobanurwa nk'umusozi w'urupfu mu rurimi rwaho. Ni ahantu hakonje cyane, hatagerwamo byoroshye, hafatwa nk'ateye ubwoba n'amateka yaho. Bari itsinda ry'abanyeshuri 9 b'inzobere mu gutembera imisozi, bewowe na Igor Dyatlov, niwe wahaye inkuru izina. Bari bafite uburambe bwo gutembera mu bikonje bukabije. Urugendo rw'ubushakashatsi, kumenya no kwandika ku misozi ya Ural. Icyabaye mbere y'ibibazo, bari bashinziyemo ku misozi bafite ibikoresho byose biteguye kurara mu bukonje, ariko ijoro rya nyuma hari ibintu byahindutse bidasanzwe. Ibyavumbuye nyuma iyo tsinda ritagarutse. Abatabazi bagiye kubashaka basanze ihema ryari ryacitsemo imbere, nk'aho bari baryihutiye gusohokamo. Abantu bari birutse mu bukonje, nta myambaro ihagije, bamwe bambaye imyenda y'imbere gusa, imirambo n'amayobera yayo. Baje kubona imirambo yabo itatanye, bamwe bari mu rubura kure y'ihema, abandi bari mu biti bahanamye, ibintu bitangaje cyane. Bamwe bari bafite ibikomere bikomeye imbere mu mubiri, ariko nta bikomere byo hanze bikomeye byagaragaye. Umwe nta rurimi yari afite. Ibisobanuro byatanzwe: avalanche, urubura rwasenyutse. Urubura rushobora kuba rwarabatunguye bakagira ubwoba bagahunga, ariko ntibyasobanura ibikomere by'imbere. Katabatic wind, umuyaga ukomeye ushobora gutera ubwoba bukabije, gutuma abantu bahunga batatekereje. Hypothermia, ubukonje bukabije. Ubukonje bushobora gutera confusion, imyitwarire idasanzwe. Amayobera, hari abavuga UFO, ibizami bya gisirikare n'imbaraga zidasanzwe, ariko ntajyamya na kimwe cyemeza ibi. Leta yaje gusobanura ko bishoboka ko ari uruvange rw'ubukonje, ibihe by'ikirere bikomeye, ariko ntibigeze basobanura byose neza. Impaka ziracyahari kugeza n'uyu munsi. That Love Pass Incident ni inkuru ya nyayo yabayeho, ariko ifite igice kinini kitarasobanuka. Urugero rugaragaza ko niyo hari ibyabaye, si buri gihe bitarasobanuka neza icyabaye mu ijoro rya nyuma. Ku mugoroba w'itariki ya mbere z'ukwa kabiri Gashyantare 1959, itsinda rya Dyatlov ryari riri mu misozi ya Ural Mountain. Bari bashinziyemo ku misozi witwa Koran-Saki, bari mu bukonje bukabije, bari biteguye kurara bisanzwe, ariko ibintu byose binduka mu buryo butunguranye. Iyo abashakashatsi bagezaho, bari basanze ihema ryari ryaracitse, ariko icy'ingenzi ryari ryacitse imbere si inyuma. Bisobanura ko bari bihutiye gusohoka, batigeze basenya ihema bahunga inyamaswa cyangwa umuntu winjiye hanze. Igitangaje cyane, bose basohotse mu ihema batambaye imyambaro ihagije, bamwe bambaye imyenda y'imbere gusa, nta bikoresho byabo byinshi bari bafite, byerekana ko bagiye mu bwoba bukomeye cyane, bituma bata byose ako kanya. Abashakashatsi babonye inzira zabo, bamwe bagiye babareba mu misozi, abandi berekeza mu biti, ariko nta gahunda bigaragara yari ihari. Ni nk'aho bahungaga ikintu batabonye neza. Mu minsi yakurikiyeho, imirambo yabo yabonetse itatanye, bamwe bari mu rubura, abandi munsi y'ibiti. Umwe yari afite ibikomere bikomeye imbere mu mubiri,
nta kimenyetso cy'intambara cyari gihari, na nyamaswa yabagabyeho igitero. Byatumye inkuru b'amayobera ni ukuntu basohotse bihuta, nta nzugi zavunitse ku ngufu, nta bantu babateye bari babonetse. Ubukonje bwari bukabije cyane, ariko ntibihuta nk'uko umuntu yakwihutira guhunga nta myenda. Ntawe ugeze abona icyo bahunze. Ibisobanuro bishoboka ni urubura rutunguranye avalanche rushobora kuba rwarabateye ubwoba bagahita basohoka, ariko ntibyahuza neza n'uko ihema ryacitse imbere. Umuyaga ukabije ushobora gutera ubwoba n'urusaku rudasanzwe. Ubwoba bukonje bukabije bushobora gutuma abantu batakaza ubwenge, ariko naryamye kibyemeza. Ijoro rya nyuma ryari ryuzuye ubwoba butavugwa, cyatumye abantu 9 bafata icyemezo cyo guhunga mu ihema mu buryo budasanzwe, ariko kugeza n'uyu munsi ntawamenya neza icyo bari bahunze. Gutangira gushakisha itsinda. Igihe itsinda ryari ritagarutse ku gihe, bagenzi babo n'abatabazi batangiye kubashakisha bakoresheje imbwa zishakisha, indege nto n'abanyamaguru mu rubura. Ariko iminsi myinshi irashira nta gisubizo. Nyuma y'igihe basanze ihema ryabo ku musozi ryari ryaracitse, ibintu byari biri imbere byari bitarimo gahunda yo guhunga. Cy'ingenzi ryari ryacitse imbere, si hanze. Ibi byose bitera ikibazo gikomeye. Niki cyabateye gusohoka gutyo? Nyuma y'iminsi, imirambo 9 yabonetse mu duce dutandukanye, bamwe bari hafi y'ihema, abandi bari kure mu biti, bamwe bari mu rubura rwimbitse. Igitangaje nta n'umwe wari wambaye neza. Bari barahunganye mu buryo budasobanutse. Abaganga bakoze autopsy basanze hari ibintu bitangaje cyane. Bamwe bari bafite ibikomere bikomeye imbere mu mubiri, ariko nta bikomere byo hanze bahuye nabyo n'izo nkomere. Umwe yari yabuze ururimi. Ibi byatumye abantu bibaza niki cyashoboraga gutera ibi nta nkuru y'intambara. Leta ya Soviet Union yakoze iperereza, basuzuma ikirere, imiterere y'imisozi n'ibikoresho byabo, ariko ntibigeze babona igisubizo cyuzuye. Mu 1959, raporo ya leta yavuze ko impamvu ishoboka ari force of nature, imbaraga z'ikirere na kamere, ariko ntibasobanuye neza icyo force cyari cyo n'icyabateye guhunga gutyo. Ibi byasize ikibazo kiracyariho. Ibitekerezo byakomeje kuvuka nyuma yaho abantu batandukanye bagiye bavuga. Avalanche nto, snow slab, urubura rwasenyutse ruke rushobora kuba rwarabateye ubwoba. Umuyaga ukabije, bashobora kuba barahungabanye mu bwoba bukomeye. Ibitekerezo by'amayobera UFO, ibizamini bya gisirikare cyangwa ikintu kidasanzwe, ariko nta na kimwe kigeze gihamywa neza. Ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Tuzi ko 9 bapfuye mu misozi ya Yura mu 1959 mu bikabije. Ntabwo tuzi neza icyabateye guhunga ihema, cyabateye ibikomere byabo n'icyo bari bahunze nyacyo. Dyatlov Pass incident ni inkuru ya nyayo yabayeho. Iperereza ryarakozwe, ariko igisubizo cyuzuye ntikiraboneka kugeza n'uyu munsi. Ni kimwe mu bintu bikomeye bigaragara ko hari ibintu bimwe na bimwe mu isi bitarasobanuka neza. Amayobera yatumye Dyatlov Pass incident komeza kuba imwe mu nkuru ziteye amatsiko ku isi. Icy'ingenzi ni uko si impanuka gusa yabaye, ni ibintu bitarasobanuka neza. Byahinduye mystery ikomeye. Ihema ryaracitsemo imbere. Abashakashatsi basanze ihema ryari ryacitse, si nkaho hari umuntu cyangwa inyamaswa yabyinjiriye. Byateye ikibazo gikomeye cyane. Kuki umuntu yasohoka yihuta atanyuze ku muryango usanzwe? Abari mu itsinda basohotse batiteguye, bamwe bambaye imyenda y'imbere gusa, basiga ibikoresho byose. Bisobanura ko hari ikintu cyateye ubwoba bukabije mu kanya gato cyane. Nta kimenyetso cy'ugabye igitero mu butaka, nta birenge by'undi muntu, nta nyamaswa yagaragaye, nta ntambara yabayeho. Bituma abantu bibaza niba nta muntu wabateye, niki cyabateye guhunga. Bamwe mu bantu bapfuye bari bafite ibikomere bikomeye imbere mu mubiri, ariko nta bikomere byo hanze bihuye nabyo. Ibi ni bimwe mu bintu byateye amayobera akomeye cyane. Imyitwarire idasobanutse. Abashakashatsi babonye imirambo itatanye mu buryo butumvikana. Bamwe berekeza mu biti, abandi berekeza mu misozi. Ibi bigaragaza ko nta gahunda yo guhunga yari ihari. Ibihe by'ikirere bikomeye, ariko bidahagije gusobanura byose. Hari ubukonje bukabije, umuyaga ukomeye, ariko ntibisobanura gukata mu ihema imbere n'ibikomere by'imbere.
Kubera kutabona igisubizo cyuzuye, abantu batangiye gutekereza UFO ikintu kidasanzwe mu kirere cyaba cyarabateye ubwoba, ibizami bya gisirikare, ikintu cya secret testing cyaba cyarabaye, imbaraga zidasanzwe za kamere phenomena zitazwi neza ariko nta gihamya cya siyanse yabyo. Raporo ya nyuma idasobanutse neza. Leta yavuze force of nature ariko ntigeze isobanura icyo iryo jambo risobanuye neza, ntigeze inatanga igisubizo cyuzuye. Ibi byasize abantu mu rujijo. Ibisobanuro byatanzwe n'abashakashatsi n'inzego zitandukanye. Hano hashyizweho theories nyinshi zagerageje gusobanura ibyabaye ariko nta ruhande na rumwe rwigeze rwemerwa 100%. Ibisobanuro bya natural force, imbaraga za kamere, iyi ni theory yemejwe cyane na leta yaje gukora iperereza rishya, avuga ko hashobora kuba harabaye urubura ruto rwasenyutse slab avalanche cyangwa umuyaga ukomeye cyane wateye ihungabana. Ibi byashobokaga gutuma ihema ribangamirwa, gutera ubwoba bukabije no gutuma basohoka bihutiye mu bukonje. Ariko ntibisobanura neza ibikomere by'imbere mu mubiri. Hypothermia, ubukonje bukabije n'ihungabana. Ubushakashatsi bavuze ko ubukonje bukabije bushobora gutuma umuntu atakaza ubwenge, akagira imyitwarire idasobanutse. Ibi byasobanuraga gusohoka batiteguye no kujya mu buryo butandukanye. Ariko ntibisobanura internal injuries, katabatic wind, umuyaga ukomeye w'imisozi. Hari teori ivuga ko umuyaga ukomeye wamanukaga ku musozi watewe urusaku n'ubwoba bukabije, byashoboraga gutuma batekereza ko hari akaga gakomeye bagahunga bihutiye. Ice slab snow pressure theory, ibi bivuga ko igice cy'urubura cyashoboraga kugwa ku ihema, ntiryaryangiza cyane ariko rikabatera ubwoba. Ibi byasobanuraga impamvu ihema ryacitse imbere n'impamvu basohotse vuba, ariko ntibisobanura ibikomere bikomeye by'abapfuye. Military experiment theory, hari abavuga ko hashobora kuba hari ibizami bya gisirikare, ikintu cyatanzwe mu kirere cyangwa ku butaka. Ibyo gusobanura ubwoba butunguranye, ibikomere bitumvikana ariko nta nyandiko ya gisirikare igeze bigaragaza. UFO unknown phenomena theory, hari n'abavuga ko bashobora kuba barabonye ikintu kidasanzwe mu kirere cyabateye ubwoba bukabije ariko nta gihamya ya siyansi bishyigikira. Nyuma y'imyaka, raporo nyinshi zivuga ko cyaba cyarabaye ari uruvange rw'ibintu bibiri, imiterere y'ikirere n'imyitwarire y'abantu mu bwoba, ariko nta raporo igeze isobanura byose neza. Nta theory imwe yemejwe 100%, buri gisobanuro gifite aho kigarukira. Amayobera akomeza kuba impamvu y'inkuru ikomeye cyane. Ibisobanuro byose byatanzwe kugeragezwa gusobanura ibyasobanuwe ariko ntibyigeze bikuraho amayobera. That love pass ikomeza kuba inkuru iri hagati ya siyanse n'amayobera. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyana y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 30 51 22. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa. Mu misozi ya Yura aho urubura rutigera rushonga, hari amateka yanditse mu bice by'amayobera atarasobanuka neza. Ibyabaye kuri That Love Pass incident ntibyigeze biba inkuru isanzwe y'impanuka, ahubwo byasize isi mu kibazo kimwe gikomeye. Niki cyabateye guhunga ihema ryabo mu ijoro ry'urubura rwinshi bakisanga mu rupfu rudasobanutse? Iperereza ryakozwe, ibisobanuro bitangwa, theory zose zageragejwe, ariko kugeza n'uyu munsi nta gisubizo na kimwe cyemewe na bose. Navuga ko ari imbaraga za kamere, navuga ko ari ihungabana ry'ubukonje, hari n'abakomeza kwizera ko hari ikintu kitigeze gisobanuka ariko gisigaye ari ukuri kugaragara ni kimwe. Ijoro rya nyuma ryarabaye, abantu 9 barabuze kandi igisubizo kiracyari mu gihu cy'urubura. Ese wowe uhitamo iki? Kamere itoroshye gusobanurwa cyangwa amayobera atageze agira igisubizo? Niba wakunze iyi nkuru, komeza dukurikirane kuri aka update. Inkuru z'amayobera zitangirira ahubwo inkuru z'amayobera ziba zitararangira ahubwo zitangira ibindi bibazo byinshi kurushaho.